Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza mwebwe mwese mubashije kubana natwe muri kino gitondo, muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Turashima Imana ko iduhaye umunsi udasanzwe, umunsi w'umutuzo, umunsi wo guceceka, wo kumva ijwi ry'Imana, wo kumva icyo Imana ivugana natwe. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza muri kino gitondo, ndakwifuriza uyu munsi kumva ijwi ry'Imana. Imana ikuyobore, iyobore intambwe zawe binyuze mu ijambo ryayo. Wumve Uwiteka kuganiriza, wumve umwuka w'Imana mpemu yera kuganiriza, kandi arabishoboye. Ari hafi yawe, ntabwo ari kure yawe. Umwemerere kugira ngo akuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Muri kumwe rero nanjye Arsene Ndikumana muri uyu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana, tukongera tugasenga. Ndizera ko Uwiteka aza guhumuriza imitima y'abantu benshi cyane. Birashoboka yuko mu minsi ishize, mu myaka ishize, mu bihe runaka bishize, wanyuze mu bihe bikomeye by'ubuzima, wanyuze mu ntambara nyinshi cyane, wanyuze mu bigeragezo byinshi cyane, ugenda uhura n'ibikomere bitandukanye bitewe n'abantu na situation wanyuzemo. Haleluya! Ariko reka nkubwire, Uwiteka Imana yacu, haleluya, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kuguhembura, yiteguye kugukiza ibyo bikomere, yiteguye kukwambika izindi mbaraga zidasanzwe, kongera gutangira urugendo Satani yari yarahagaritse mu buzima bwawe. Ibyari byarapfuye, ibyo watakaje, ibyangiritse byose, Uwiteka afite ubushobozi bwo kugushumbusha, akaguha ibyakumara agahinda, ibyakumara umubabaro. Kubera ko abantu bashobora kukubwira, bashobora kuguhumuriza, ariko ntibitanga umusaruro muzima. Ariko Imana yije igukora muri ya marangamutima yawe, igukora hahandi wakomerekeye, ikagukiza, ikakugirira neza. Uwiteka rero ahabwa icubahiro. Umwemerere muri kino gitondo, araza gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa, igice cya 21 cyangwa se 21, umurongo wa 44. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka abaha ihumure impande zose. Ndagusengera muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aguha ihumure, Uwiteka ahumuriza ubuzima bwawe impande zose, iburyo, ibumoso, imbere, inyuma. Uwiteka aguhumurize mu izina rya Yesu Kristo, ngo nk'uko yasezeranije basekuruza babo. Hari isezerano riri ku buzima bwawe, hari isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe. Iryo Imana irarikurikirana ikarisohora. Ndasenga kugira ngo Uwiteka yongera asoze isezerano ryose yasezeranye ku buzima bwawe. Bibiliya irakomeza ivuga ngo nta muntu n'umwe wo mu babisha babo bose wabahagarara imbere. Muri kino gitondo nanjye ndasenga ngo ntihagire umwasi n'umwe yongera kuguhagarara imbere, ntihagire umudayimoni n'umwe, ntihagire indwara n'imwe, ntihagire karande n'imwe yongera kugutera agahinda, yongera kuguhagarara imbere muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Bibiliya irakomeza ivuga ngo ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Haleluya, haleluya. Ndasenga muri kino gitondo ngo abanzi bawe bose baceceke, abakuvuga nabi, abakugwanya, abakuroga, abakwifuriza ibibi, ndasenga kugira ngo Uwiteka abacecekeshe muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 45, Bibiliya iravuga ngo nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranye ubwoko bwa Bisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Haleluya! Wowe wanyuze mu bihe bikomeye, wowe wanyuze mu bihe by'agahinda, ukiyumvisha yuko, ukumva ko amasezerano yawe yahagaze, ukagira agahinda mu mutima, Uwiteka asohora ijambo ryose yavuze ku buzima bwawe. Wongera ureme, wongera uhumure, wongera uhagurukane imbaraga zidasanzwe. Haleluya! Urebe imbere yawe, kuko imbere ni heza cyane. Uwiteka akugirire neza, Uwiteka agusanga, Uwiteka agusure, Uwiteka agukomeze muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari irindi jambo nkunda mu gitabo c'Abami, iryo jambo riravuga ngo ariko noneho Uwiteka Imana yanjye ngo ibahaye ihumure impande zose, ngo nta mubisha nta n'ibyago bikiriho.
haleluya, nta mubisha nta n'ibyago bikiriho muri kino gitondo. Ndavuga ngo nta mubisha nta n'ibyago bikiriho, kuko Uwiteka akuzaniye ihumure mu buzima bwawe. Ese uriteguye kwakira iryo humure ry'Imana? Uriteguye kwakira imbaraga z'Imana? Uriteguye kugendererwa n'Imana muri kino gitondo? Uwiteka arifuza kubigukorera, Uwiteka arifuza kugutabara mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugire neza, Imana igukomeze. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wakire iryo humure ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera mwene data reka aranyuva muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Dore mwami yahuye n'ibikomere, yanyuze mu bihe bikomeye, ariko ijambo ryawe ryatubwiye ngo watanze ihumure impande zose. Ndamusengera mwami kugira ngo umuhumurize impande zose. Mwene data wacitse intege, mwene data anyuze mu bihe bikomeye, umuhumurize impande zose, abone kugira neza kwawe. Urakoze mwami, turagushimiye ko uduhumurije kandi uhumurije ubwoko bwawe. Imbaraga zawe zibe mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.